Turiga inyigisho zijanye no gukura, gutera imbere, kwaguka, mugume muvuga ibindi byose bijanye no gukura, kugira ubwenge bwinshi, kumenya kubana n'abantu, kumenya gukorera Imana neza, kumenya gushobora gutunga ingo zacu neza, kumenya gutera imbere mu buryo bwose twashobora gutekereza, kumenya gutera imbere mu mwuka, mu mirimo yose tugomba gukora. Ko turavuga ngo uyu mwaka sije yacu nuko tugomba gukura. Twize ibintu byinshi bitandukanye. Iterambere ryose rigira ikintu cyangwa umuntu uzurirwanya. Imana tugire neza. Ndagira ngo nkubwire wewe wicaye ahangaha, ufite umuntu uzurwanya iterambere ryawe. Nawe uhawe udukurikira, ufite umuntu uzurwanya iterambere ryawe. Nico tugiye kwiga uyu munsi wa none. Twageze ku kintu kijanye no kuvuga ngo twirebeho twebwe, kuko twavuze ingo zacu, twavuze ibindi bitandukanye, ariko twongere tugaruke tuje kuri wewe. Iterambere ryawe niki cyari hagarara imbere, ikura ryawe niki cyari hagarara imbere. Ndavuga ngo uyu munsi gutangira cya cyumweru cyo hijya mbere ya Pasika, twavuze kuko tugiye kugera ku nyigisho zo kwiga twebwe. Wakwibaza ute se uwo muntu ninde? Wakumenyesha umuntu kubuza gutera imbere? Wakwifuza kubimenya? Mu muco w'iwacu bazavuga ngo ibuye ryagaragaye ngo ntiri bari kigize gute, ngo ntiri bari cisha isuka. Iyo wasobanukiwe ikintu cyagutera ikibazo, uzumenya neza. Nje nabyumvise uburyo bivugana ukuvuga ngo wamenya hibuye riri ari we uhaye uhinga, uraza gukubita hirya no hino, wenda uritoresha amaboko, bitume yasuka wari uhawe ukoresha itaza kuza gupfa. Ese uwo mwanzi, ico kintu kikugoye cyatuma udatera imbere niki? Abantu benshi bazabishira ku bandi bo hirya. Reka nkutangarize amanywa y'umunsi wa none, nimara mbikwereke kandi mu ijambo ry'Imana, yuko umwanzi ukomeye w'iterambere ryacu ni twebwe ubwacu. Tuzadutinda hanini cyane kubiatribiwa ku bandi, kubishira kuri uriya. Nimba udashoboye kurera urugo rwawe kuko ni inshingano zawe, ukabishira ku mugore wawe cyangwa ukabishira ku mugabo wawe, kandi wenda ahanini ubashe kwifixinga wowe ubwawe, wagera kure cyane. Nimba utahaye, nimba wenda ari ukuvuga ngo ni Imana yaguhamagariye kuvuga ngo nimukore iki kintu runaka, nkuko nari mbabwiye ngo tugire igihe tugura building, ukamuka ati twebwe abantu bangahe nuwo fata imishahara yose, twogeza amafaranga miliyoni, ni miliyoni nka 2 gucya kuzamura, twogeza ayo mafaranga yose. Ugasanga twebwe ubwacu nitwe twivugiye kuko ibyo dushaka kugeraho tudashobora kubigeraho. Uwatugoye cyane ninde? Uwatubereye ikibazo cyane ninde? Ni twebwe ubwacu. Imana itugirire neza, kuko abantu bose bakwicara no mu ishuri mukiga bimwe, mugasobanurirwa n'umwarimu umwe, akabigisha materiel imwe, agakoresha system imwe, ariko mwarangiza umuntu umwe yabireba gusa akavuga ati ibingibi ko barigisha nabi taho tuzaje. Undi akaza akicara mu ikanisa akamavuga ati aba pasiteri cyangwa uyu mupasiteri cyangwa ibingibi n'ibingibi ntabwo rwose njewe bashobora kumfasha cyangwa ntabwo baza bamfasha. Ikibazo cyo kudafashwa wosanga atari baba pasiteri, ikibazo cyo kudafashwa wenda ari wowe. Hakaba hari undi wakwicara ahangaha uhagurutse uwo ari we wese, yamwumva agakingura umutima wiwe, agafashwa n'ico abandi bari aho ngaho badashobora gufashwa naco. Ubundi ukaba waza mu gihugu nk'iki ngiki kirimo ama opportunity mu buzima busanzwe cyo kuba wabona ibyo ukeneye, wakwiga, wayobora urugo rwawe uko ushaka, wakora ibi nibi.
wenyine ukiremera izo nzitizi ukavuga utoyaye ibi ngibi ntabwo bishoboka kubera kuko iki gihugu uburyo dusa, uruhu rwacu rusa, baratwanga, batugize gutya, batugenje gutya, bigenze gutya, bakavuga ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo, ugasanga cya kintu cyakikubuza gutera ya ntambwe kivuye hehe? Kivuye muri twebwe, kivuye muri twe. Hakaba ubwo wenda caza kikaba kizamwe wenda n'ubunebwe. Hari abandi bakagira gutya, yareba hanze yabona sino yaguye nyinshi cyane, impamvu zose zikaba impamvu, ikintu cyose kikaba impamvu, ikintu cyose kikaba cyavuga ngo umuntu udashaka gukora ikintu runaka tubwire ngo azabura impamvu zo kutagikora. Woshaka ngo ubone uwo mubana ko ari mubi, uzamubona ko ari mubi nubwo hazaba hariho abandi bantu benshi bazamubona ko ari mwiza. Nushaka ngo ubone kuko imirimo yo muri iki gihugu iruhije nta muntu uzutera imbere, uzamera utyo. Nushaka kumva kuko utogenda ngo umenye Imana, ngo muvuge ngo muri iki gihugu kumenya Imana ni ibintu bigoye kubera kuko hari waya masayansi, hariho ibi nibi, hariho ibi nibi, hariho ibi nibi, bishobora kukuboha ukagira ngo none aho ngaho niho hagize, nawe ikibazo kikiri hehe? Ikibazo kigaruka kandi kikiri muri twebwe. Haleluya. Ndababwiza ukuri, hari ukuntu buriya kimwe mu bintu ngiye kuganira uyu munsi wa none, kuko ni byinshi, hariho area nyinshi z'uburyo twirwanya, ariko ndavuga kimwe uyu munsi, wenda nibinkundira nongereye ikindi kimwe, maze tuzakomereza aho ngaho tugenda tureba, kuko nitwabasha gusubduinga cyangwa gushira hasi za bindi byose biturwanya, cyane cyane bituruka muri kamere, ndababwiza ukuri yuko watera imbere mu bintu by'umwuka, ugatera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi, ubashije kubanza kwikontorora wewe, ubashije kwishira ku murongo, ubashije gukora iby'Imana byose yaguhereye ubushobozi bwo gukora. Habe n'abashakashatsi baza bavuga ngo umuntu usanzwe uzabaho imyaka 80, hafi 50% y'ibyo ashoboye gukora azarangiza bwa buzima bwe bw'imyaka 80 atari yabikora, bitewe nuko wenda yibwira iki kintu runaka kubera circumstance tubamo. Uyu navukiye muri uyu muryango, nabaye ahangaha, byagenze uku nguku, ibyo byose bikaguma bikaba impamvu nyinshi ziteranyiriza hamwe kugira ngo twe gutera intambwe ngo tuje imbere. Ariko reka nkubwire mwene data, impamvu ndi kuvuga ibyo si ukugutera ubwoba no kukubwira kuko ari wowe gusa kibazo, nuko ugomba guhindura amaso ugatangira kureba cya kintu, ukavuga nk'uyu munsi wa none ati mvuye ahangaha muri ibi ngibi biri mu buzima bwanje bimeze uku nguku byose, shobora kubikontorora, shobora kubishira ku murongo, shobora gufata umwanzuro warangiza ugatera imbere hariya. Ushobora gufata umwanzuro uyu munsi ukavuga uti ubwo ngiye kubureka. Ushobora gufata umwanzuro uyu munsi ukavuga uti wenda umuntu wese afite ibintu biza bimunanira, wenda ukavuga uti hari ingeso runaka ngiye kuyireka, hari ubuzima runaka ngiye kubureka, cyangwa se hari ibyiza runaka ngiye kubikora. Warangiza ukabishiramo imbaraga, amaze ukabona ukuboko kw'Imana, ukabona ibyiza Imana yaduteguriye, kuko umugambi wayo kuri twebwe, niko tuba turirimba hano buri munsi, umugambi wayo kuri twebwe ni mwiza cyane, idufitiye umugambi mwiza. Uyu munsi rero icyambere ngiye kubabwira ni ikintu kijanye n'ubwoba. Ubwoba, hari uzumva gutya kagira none n'ubwoba bwo kuvuga ngo ko bararasa hariya cyangwa ko biragenda bite. Ubwoba mu buzima bwawe bwo gutinya, ubwo bwoba buba buva muri wowe, bufite imbaraga nyinshi zo kukubuza kugera aho ugomba kugera. Kwisuzugura n'ubwoba, gutinya ngo iki ngiki sinagikora, ubwo n'ubwoba. 80% y'ibyo tuza dutinya ntabwo biza biba. Ko muranyumva? Za bindi uzutinya ukavuga ati iki ngiki gishobora kuzaba,
nimfata mortgage sinzabona amafaranga yo kuyishura. Uwayifashe akayabona kandi akabaho. Ninja muri iri shuri ngatanga aya mafaranga, ibi ngibi ntabwo bizakunda. Ubwoba bumwe buterwa no gutinya gusa ibintu, kuko bizaba 80% y'ibyo dutinya nibyo bitazabiba. Wenda 20% nibyo bishobora kuba. Ingo zizazisenyuka bitewe n'ubwoba bw'ibintu bitazanaba kandi bidahari. Relationship, imibanire y'abantu n'abandi izipfa bitewe n'iki? Bitewe n'ubwoba ugira bw'ibintu bidanafite no kubaho. Hari abantu bazabagira ubwoba mu buryo gusa reba n'umuntu gutya akibwira n'ibyo ahayatekereza. Ninde ufite ubwo bushobozi? Ninde ufite ubwo bushobozi? Imana itugirire neza. Rero intambara ya mbere tugomba kurwana ni ukurwana n'intambara y'ubwoba buri muri twebwe, bwimbika muri twebwe, kugira ngo, reka nkwereke ikintu tuvuga, kugira ngo wamutera intambwe uyu munsi. Hari igihe wenda uzawumva ufite umutwaro wo kuzavuga ijambo ry'Imana. Ndakubwira mu ngeri nyinshi zitandukanye. Hari igihe wenda uzawumva ufite umutwaro wo gufasha abamama, ukumva ufite umutwaro wo gufasha abasore, ukumva ufite umuhamagaro wo gukorera Imana, ukaba umuvugabutumwa, cyangwa se ukaba umupastori, cyangwa se ugakora indi mirimo itandukanye, cyangwa se ukazaba umupolitisiye ugakiza igihugu, cyangwa se ukazaba umusirikare ukarinda imitekano y'ibindi bihugu, cyangwa se mbese ikintu cyose washobora gukora, ariko ukareka kubigeraho. Kubera iki? Kubera ubwoba, kubera gutinya. Ya mibare yo gutona, yo gutekereza. Nza nibuka sogokuru ubyara mama, twarabanye igihe gitoya ariko kitari gito cyane, akatubwira bumwe hariya mu Rwanda, akatubwira ngo agiye gucuruza. Mu bitekereza akavuga yarangiza avuga ngo nogenda nkarangura ibi ngibi, ngo nkabikora gutya, nkabigira gutya. Yageze aho ngaho agahita avuga atoya ye ndahombye, iyo business ikabirapfuye, ikabirashize. Hari abandi bantu, ubwo n'urugero rw'umuntu umwe, hari abandi bantu akazi kenshi baza bakora ni akazi ko kuguma gusa kurwana n'ubwoba bwabo ubuzima bwose, ukamurwana n'ubwoba ku manywa na nijoro, ukarwana n'ubwoba. Get out of that. Sohoka muri icyo kintu, winjire muco wa cya kindi uhaye utekereza, ukumva ni cyiza, ukumva ni umugambi mwiza. Wibuka amagambo y'Imana, kuko izabana nawe ku mugambi mwiza wose ufite. Beneda, aya ntabwo ari amagambo yo kubashusha, ahubwo ni amagambo y'ukuri. Hari umuntu w'icyaha twigeze kuganira, ntabwo muvuga. Hari ikintu nari mfite mu ubwoba mu buzima bwanje gutya, kijanye n'imibereho n'ibindi byose twakoraga, navugaga. Arambwira ati no, get out of that, try it. Nimba uzubitekereza bishire mu bikorwa. Iyo ubikoze uzusanga byoroshe kuruta uko wabitinyaga. Amen. Hallelujah. Hari ikintu runaka uzawumva ukumva kirakunaniye, ukumva kiguteye ubwoba. Mwene da, bumbura amaso yawe amanywa y'uyu munsi wa none, ukirebe, ugisuzugure, utera intambwe. Ubwo bwo buhawe ugira wosanga ari bwo bugufashe gusa, ari bwo buhawe butuma udatera intambwe imbere. Mwari muzi igituma abasore benshi nibo baza bagira amahirwe cyane yo kugera ku bindi bintu bishasha byinshi, si ukubera kuko oramba cyane, ni ukubera kuko cyane muri iyo myaka bataza batekereza cyane ku marisiki. Ariko muzareba abantu bamaze gukura cyane kubera ama experience y'ubuzima bagiye bahura nabyo, ibibazo bagiye baba disappointed, abantu babagirira nabi, buri kintu cyose akaza gitekereza, ukaruga tambuka. Burakandi kose agiye wakagatindaho muri bwa bwoba, bikaruha bigatambuka. Opportunity comes once. Umugisha uzuza ukaza rimwe, wa mugishuje tera intambwe usingire. Amen. Hari
hari abantu baza babaho akaba espoir akaza akambwira nagize igitekerezo runaka, reka dukore kino kintu, aho kugira ngo numve wamugisha w'ico ngicyo tugomba kwinjiramo, hama ntangira kumutekereza ariko si ibyo bintu yabikoze giheke, ariko se nta zindi nyunga bifitemo, ariko se mukanya hakamba hinjira undi muntu bagakomezanya ya gahunda, ibintu bigatambuka. Qui ne risque rien n'a rien. Udafite ikintu abasha kuvuga ngo agihombemo, akirisking ukamvuga ati jewe ibi ngibi ndabifata. Hano haba business zimwe ubwo ndatangira, ariko ko ndumva Imana yaguma kumshira ku mutima kubabwira aya magambo. Haba business zimwe abantu baza bakora ngo ni trading, bakaza baje kuri za business bakagira cyo ukamushora amafaranga yawe, ya mafaranga ushoye hakaba harimo kuvuga ngo ayushizemo afite muri business ifite risk nyinshi, ngo niyo afite chance zo kunguka cyane, ariko za zindi zo kuvuga ngo ayo shizemo byibura makeya hagaruke yayandi nashizemo yazaza iho bazama bashira hasi. Ugiye muri banki nka muri RBC cyangwa n'ahandi ukababwira ati nje ndashaka fixed mu buryo izanje ntizigakogweho, nta gushora kurimo izanje ntizigakogweho, bazama kubwira ngo ku mwaka washizemo nk'ibihumbi binga bazogura nk'idolari nka 5. Ubwo nizo zinshi uko n'ukuri mu byumve. Ariko none akabundi sinabimubajije, ariko ni petit frère ndabivuga arabyumva kandi nziko dukurikiye ta kibazo arabyumva. Igihe duguze zino za microphone, Patrick se watubwiye ngo yaratubwiye ati hari business imwe nakoze gutya runaka iti byara amafaranga menshi, numva ngomba gutanga agura za microphone zibiri ziri $800. Ari ibyo ngibyo nyine byo kuvuga ngo agiye online ara trading, ati umuntu azagira gutyo kwamukubita ko mu minota 30 kwamukubita nk'igihumbi, ariko kandi ushobora gushiramo igihumbi kigahita kigenda. Risk ngo abimbwireho araza yashushe mu rugo arabimbwe, namubwira ati jewe your business. I'm not gonna try that. Ngo arangize ngo bucega yamaze arambwira ati ya business yakunze ngiye kugura za microphone mu rusengero. Ubwoba ukamusanga so turama tuvuga cyo gituma bumwe kenshi cyangwa mugabo cyo aho kugira ngo amushora mu bintu bizagira tukavuga ati kanikorere bene iki ngiki uzi ngo nuko bimeze, abo ngabo naho ngaho nyine bizabikuma. Imana itubabarire. Aya magambo rero y'ubwoba Yesu yayavuzeho, kandi ayavuga umva tone yayavuzemo, yayavuze ababaye. Muri Matayo ibice ni 6, umurongo waho wa 25 turageza kuri 27. Mwumva amagambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo aha yari arimo arwanya ubwoba, aravuga ngo nico gitumye mbabwira nti timukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti ese tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Timwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubu bugingo tiburuta ibyo kurya, umubiri turuta imyambaro. Arakomeje kuri 26. Ariko none yari yagaye. Mwumva aya magambo kandi mutekereze ko ari Yesu hawe yavuga. 26 wazahantangaza. Nimurebe ibiguruka mu kirere. Ninde wari wabona inyoni? Nimurebe ibiguruka mu kirere. Tibibiba, tibisarura, tibiza bihunika mu bigega, ariko so wo mu ijuru aza bigaburira nabyo. Ariko se mwebwe timubiruta? Uryari ikibazo kiza kibazwa gitewe
n'ukuntu wabonye umuntu hawubwira. Hari ikibazo baza bita mu Congereza ngo ni rhetoric question. Uzubaza umuntu ikibazo utanategereje n'igisubizo, ahubwo uhawe ushaka nko kumwereka ko wamugaye. Nimurebe ibiguruka mu kirere, nimurebe za nyoni ukuntu ari nziza. Tiziza zibiba, nta murima zigira, tiziza zisarura, nta bigega zigira ngo zihunikemo, za bank account, za saving. Umuntu akareka gukorera Imana, umuntu akareka gukora imirimo agomba gukora. Reka mbike, ejo nta womenya uko bizagenda. Mwebwe se timubiruta cyane. Imana itugirire neza. Reka tubitekereze bene da. Biriya bintu byose tureba bigenda ku musozi, Imana yacu izibyitaho. Ziriya nyoni ziguruka, Imana yacu izizitaho kandi zirasa neza. Yageze naho agera naho avuga ngo n'indabyo mureba, muzamureba zazishisha umunsi umwe, uwundi munsi gusa ugasanga zapfuye. Nazo Imana izizitaho. 27. Ninde muri mwe wakwiganyira, wabasha kwiyunguraho umukono umwe? Ninde wakwiyongera? Mu Congereza niwe azabivuga neza, mu buryo nje numva bwumvikana mu rurimi tuzi. Uravuga ngo ninde wakwiyongeraho isaha imwe ku buzima kubera kuko yiganyiye. Hari ikintu kimwe nize, kandi nawe usubize ibitekerezo byawe nyuma, wumve nimba ico kintu cyaba cyarigeze kukubaho cyangwa ariko nawe biza bigenda. Iyo wagize ikibazo hawe utekerezaho cyane, iyo ukomeje kugitekerezaho cyane, nibwo uzusangamo ibibazo byinshi cyane, kandi nibwo biza bigora kukibonera igisubizo. Ninde wemezanya naje nje ko bimeze? Uko bimera nabi, uko uhaye wumva ukomeza kwiganyira, ibibi byose biza bikurura ibibi bigenzi byabyo. Ibyiza byose biza bikurura ibyiza bigenzi byabyo. Amen. Hari umuntu uzuvuga akavuga ngo abantu baramwanga, yarangiza muri za mbaraga zo kwiganyiriza kumva ko abantu bamwanga, agafunga isura, agatekereza mutwe ariko abantu baranyanga, ariko abantu bagize gutya. Noneho n'abamuciyeho nabo bamureba ko murabona bo bovuga ngo uyu muntu kubera ko ameze iyi sura imeze gutya, reka tumukoreho ubushuti. Ahubwo bogira gute? Baramuhunga bakanamwanga cyane. Ariko uzarebe, hari umuntu muzamuhura yaseka. Hari agakino twakinye n'aba bana ejo ko guseka, twaza tunyuzamo nabo n'abarushe tugakora break, tukavuga ngo tukadukine turebe useka mbere. Mu buryo bwo kubatsinda narasekaga gusa bagahita baseka, nta kindi kintu uvuze, kuko abantu baza bamera nka miruware y'abandi. Ico mpaye ndebamo hariya nico kiri budikte uburyo nza kuza kumera. Muri mindset yacu, muri bwa buryo dutekereza, uburyo twakira ibyo tugendamo, ushobora kwemera none ukavuga uti njewe ndi umutsinzi hamwe n'Imana, nemeye amagambo y'Imana, njewe ndi umunyamunezero, wa munezero nyine ukamukubaho kandi ukakokamaho. Hari umuhungu cyangwa umukobwa uzamuvuga ngo ni mubi, ngo kandi abantu bose baza bamwanga kubera kuko ngo wenda afite ikintu asa gutya cyangwa asa gutya. Nigeze kubivuga ahangaha muraseka. Hakaba abandi iryo jambo ntirinabaho, kuko twese twaremwe kimwe imbere y'Imana. Hakaba abandi mu bitekerezo by'uburyo utekereza ko abeza bagomba kumera ukabona ntibabifite, ariko yarangiziwe akaba azi neza kuko ari mwiza. Azagenda wa muntu n'abandi bose bakamubona kuko agize gute, kuko ari mwiza kandi ameze ko akunda. Ikibazo kibaye nde kandi nyiracu?
ikibazo kibaye nde? Nyiracu. Amen. Dukurikire twese tuza ahangaha kandi ntimwumva ama example, mwumva icyo Imana yashaka kutubwira. Amen. Ngo ntitugire ubwoba, tumenye kuko Imana yacu yaraturemye, irandema, nawe irakurema. Mu bindi byose yaravuze biraba, ariko jewe nawe yakoresheje intoki iraturema. Kandi mubo yagiranye nabo umugambi, jewe nawe yagiranye natwe umugambi ndetse n'isezerano ku buzima bwacu. Ni nkaco Yesu hano yararimo avuga. Ibi ntagiranye navyo umugambi, inzamvyitaho nkabifata neza, hama wowe wayu kubera iki wowe udashobora kuzemera ngo ubigenderemo, uzakire, ubihagurukiremo. Icampa aba bene data hano turi, hano twicaye, buri muntu wawe udukurikira uhaye wumva ino message wese, ko wava muri bwa bwoba ukava mu ntambara z'ubwoba, ahubwo ugatera intambwe. Kijya cyose Imana izi kwereka ugahaguruka ukavuga ngo iki ngiki reka ngikore. Uzagikora kandi uzagaruka umbwire, uzogaruka umbwire ati pastor, ya magambo wavuze yatumye ngenda mfata no decision, none dore kunguka ibizagenze. Niba ari ikintu ciza uzobaha uja gukora, ndaguhamiriza neza kuko uzabona ibisubizo byiza muri cya kintu uhayishaka. Amaze Yesu Kristo rero akomeje muri aya magambo, hariho formule yaduhaye. Ico yaduhaye kugira ngo ukore kizamara buno bwoba nikihe. Ico yaduhaye kugira ngo ukore kizatuma wumva neza, ubyakiriye neza nikihe. Muri Matayo 6:33 33, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana, mushake no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntabwo gusa bipfuye kuza, ahubwo ni mubanze mugende mushakishe ubwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana harimo ibintu byinshi cyane. By the way, n'ababyeyi bacu wenda batazi icongereza, aha niho hari ishingiro ry'izina ry'itorero ryacu. Itorero ry'abantu batekerereza mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana ni he? Bafite intekerezo z'ubwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana, gushaka ubwo bwami bw'Imana ni ugukora iki? Nuko ijambo ry'Imana rizatubwira ngo turi muri ino si ariko ntabwo turi ab'iyi si. Ico ni ikintu cya mbere tugomba kumenya, kandi kikadukuraho ubwoba. Imana iduhereze umugisha. Haleluya. Imana itubumbura amaso, dushakishe ubwami bw'Imana. Dufite amasezerano akomeye ari muri iri jambo. Munshakishe muzambona, kuko abanshakana umwete bose bazagira gute? Bazambona. Haleluya. Uzakomanga ku rugi nzamukingurira, uzanshaka azambona. Iryo ni isezerano rigira gusa abamenye Imana. Ni isezerano rigira ba bantu bafite Imana kuri bo. Amaze ijambo rya kabiri ryungiritse kuri rya rindi ryo gushakisha bwa bwami bw'Imana, kugendera muri ya mindset y'ubwami bw'Imana. Irimo byose, harimo byose dushobora gutekereza. Harimo umunezero utobonera ahandi hantu kuba imbere y'Imana. Bene data, naganiriye n'urubyiruko, nza nkumva kuganira nago, nongeye kongera kuryoherwa. Ejo nganiriye n'urubyiruko n'aba bana, ndanezerwa amagambo bari barimo bambwira. Ndimo kubabaza kandi vraiment nani mfite amatsiko yo kumenya. Barambwira ati dukunda Imana. Kandi ijambo rimwe, hari umwe muri aba bana warivuze, aravuga ati jewe nza mbabazwa n'abandi bana batazi kuko mu rusengero ukuye gusa n'ivy'umwuka tuhabonera, hari ibindi byiza ngo kandi biri by'ukuri by'agaciro. Numva bo wenda ntibabitekereje cyane, ariko ni ibintu biri deep. Ubushuti bwo hanze bubamwe uburyarya bwinshi cyane, bubamwo imungu nyinshi cyane. Urukundo rwa hariya rubamwo inyungu nyinshi cyane, ariko rwa rundi rwo mu bumana, rwa rundi tubonera mu bwami bw'Imana, hari imbaraga, hari amahoro, hari ibintu bizima ku bantu binjiye rwose bagashaka ubwami bw'Imana.
amen. Reka mbatangarize kino kintu, nukuri habe nuwo nozositaraho umunsi umwe hano hanze, wenda nkagusitaraho, cyangwa tugahura narwaye, wenda ntahaye ndeba neza, wenda ukanamvugisha cyangwa ukanantelefona sinkwitabe cyangwa bikagenda gute. Imana niyo muhamya, singiye kurahira, nari kurahira ariko numva nta mpamvu yo kurahira. Ndabakunda cyane, amen. kandi ndahamya neza kuko namwe mwese, kandi nta buryarya burimo, ndahamya neza kuko kuva ku muto kugeza ku mukuru, ndahamya neza ko namwe munkunda. Amen, amen. Kandi nzaguma mbakunde, kandi namwe muzagume munkunda. Notambutsa mikrofone ahangaha ko ndatekereza kuko namwe mwese ari uko mwovuga, mukabwira abantu bicaye aha ku bwanyu no ku bwabo. Bwana asifiwe. Ukuye famiye yanje bwite iraha, narinzi mbere yo kugera aha abandi bose bicaye aha tabo narinzi, ariko muri mwebwe harimo abavandimwe bombwira ngo afite akabazo, bakabimbwira saa 8 z'ijoro, nta kintu kiza kimera neza nk'isaa 8 za nijoro kuburyana. Nohaguruka kaza, idazemara imyaka waba ufite uko byaba bimeze kose. Kubera iki? Turi abavandimwe. Amen. Kandi cyo abagiye bagira ibibazo, ejo bundi Claude yarahagaze hano ku cyumweru gishize, ahayashima ku bantu babasuye, nibo baza bamenya ico bivuga umuntu gukundana n'undi, n'umuntu kwita ku wabo. Imana ishimwe. Muze mubihereza agaciro bikwiriye, muze mubihereza imbaraga bikwiriye. Ibyo zose tubihabwa niki? Tubihabwa n'aha hantu twinjiye muri ubu bwami bw'Imana, tunabivugiye ku byacu bya buri munsi. Ibibazo ducamwe muri nosi, aka kazengerera kari aha ngaha, none uvuga no muri ibi bihe bya corona, abantu barugarijwe bene da, barugarijwe. Twebwe turi hanze muhamureba niba muzamukurikirana n'amakuru n'ibindi, abantu barugarijwe. Ikibazo kinini kizoruta ingaruka za corona n'uburyo abantu bazosarishwa n'ingaruka z'iki kibazo cy'iyi ndwara cyo kuba bonyine. Ariko turi kumwe twese, kandi turagendana, kandi turi kumwe, tufite na ya mahoro atangwa n'Imana gusa. Imana yonyine ibasha kuduhereza. Amaze muri twamara kwakira bwa bwami bw'Imana, ngo ikindi dukora ni iki? Twezwe tukiranukira Imana, twihane imbere y'Imana, tuje imbere y'Imana tuvuge ngo Mana, naracumuye, nakoze iki ngiki, mbabarire, wongere kandi unyakire unezererwe. Ngo ibyo ngibyo nitwamara kubigeraho, ngo ibi bindi byose bizaza bidusanga, bihaye bidukurikira, bizaza bihaye bidukurikira. Bavandimwe, tugiye gusenga. Amen. Twavuze ijambo rimwe gusa, umwanya urageze. Twavuze ijambo rimwe, murwanye kandi musuzugura ubwoko bwa biriya byose biza bigutinyisha ukumva utotera intambwe. Tuziga byinshi, n'izi finances twavuze tuzazivugaho, ibyingo tuzabivugaho, uburyo bwo gusevinga, uburyo bwo kujera amafaranga, uburyo bwo gukora iyindi mirimo yose. Nitugezaho ngaho tuzarangizanya umwaka no kunyura muri ino Bibiliya mu magambo magufi, tugende tunyura muri iyi Bibiliya, twongere hagati yaho ngaho, twongere kandi tuje mu mwanya wo kuramya Imana, twige. Hari sandi imwe tuzaza hano tugasenga gusa tugataha. Mana, ukwiriye gushimwa, ukwiriye gushigwa hejuru. Amanywa y'uyu munsi wa none ubwoko bwawe tuganditse imbere yawe Data. Icyo tugusaba nuko ijambo ryawe, jewe ndi umwana w'umuntu, nananirwa no kuriderivura, ariko Data turagusabye amanywa y'uyu munsi wa none kugira ngo ukingure intekerezo zacu Mwana kuri aya manywa, kugira ngo amaso yacu abashe guhumuka, abashe
kukureba, akureba ukomeye kandi ushizwe hejuru, kandi twumva n'amasezerano yose wadusezeranyije kuko ari ayacu, tuyagenderemo Data. Twinjire mu bwami bwawe, tumenye kuko wewe watanze umwana wawe w'ikinege agapfa ku musaraba ku bwacu, tuzananirwa kumuduhana n'ibindi byose twifuza. Reka uduhereze inyota mwami yo kugushakisha, kugukorera tudasubira inyuma, dukomeza guheza izina ryawe icubahiro. Urakoze, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.